igihe kirageze cyo kugarukira Nyagasani. Duhawe umwanya mwiza wo kwegera Nyagasani, wo kumusanga. Twasanze Imana uno munsi muri kino gihe, igihe kidasanzwe Kiliziya yacu yatugeneye kugira ngo twongere twiyegeranye, twongere dusange Nyagasani. Umusozi wacu twazamutse n'uyu nguyu, twasanze Imana kugira ngo mbere na mbere tuyishimire, tuyibwira tuti warakoze kuba waraducunguye, warakoze kuba waratwigishije, kuko ibi byose dukora nuko twabyigishijwe ko tugomba kwitegura ugiye kuza bwa kabiri. Mu kuza kwe kwa mbere nibwo yatwigishije. Ibyo tumushimira byabaye mu kuza kwe kwa mbere. Yaje ari umucunguzi, araducungura, adukiza ibyaha byacu, aratwigisha, aduha amasakaramentu. None uno munsi turi kwitegura ihindukira rye, ukuza kwe kwa kabiri. Tugomba gufata akanya nk'aka ngaka tukazamuka umusozi tumusanga. Ntabwo ari igihe cy'ubwoba rero, ahubwo ni igihe cy'ibyishimo, ariko tugategereza nanone uwo mucunguzi uzaza ubwa kabiri yaje yuje ikuzo, tukamutegereza dusenga. Ntabwo rero tugomba guhera mu ducogocogo tw'ubuzima nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ejo, ahubwo tugomba kumenya ko igihe nk'iki duhawe ari igihe cyo gukoresha neza kugira ngo kitugirire akamaro. Bitabujije ko na twa ducogocogo tw'ubuzima nabwo tugomba kudukora kugira ngo tubeho, ubuzima bwacu bukomeze. Uko gutegereza dusenga, dutegereza ariko dufite imbaraga. Izo mbaraga tuzazikura he? Imbaraga z'umubiri tuzazikura mu byo twakoze mu mirimo y'amaboko yacu kugira ngo tubashe kubaho. Ariko tureke guhera muri ibyo gusa, ariko tumenye ko tugomba gutegereza na wa wundi waje bwa mbere uzagaruka yuje ikuzo, ari we Kristo. Twazamutse umusozi rero, umusozi ni uyu nguyu, kandi turavaho tuhawe umugisha. Nyagasani aduhaye umugisha. Umwiringiye ntabwo akorwa n'isoni, umwemeye ntabwo akorwa n'isoni. Nguyu umusirikare agiye asanga Kristo kuko yumvaga ibyo akora Kristo, akumva ko ari ibintu bidasanzwe. We afite ukwemera muri we kudasanzwe. Ijambo ry'Imana rimurimo rwose, kuko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira mu ivanjiri uko yanditswe na Yohana umutwe wa 15:7, ngo nimumbamo n'amagambo yanjye akababamo, muzasaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uyu musirikare rero bigaragara ko ijambo ry'Imana rimurimo. Agiye asanga Kristo, aramubwira ngo umugaragu wanjye amerewe nabi cyane, ararwaye. Yesu aravuga ngo ndaje mukize. Umusirikare aravuga ngo sinkwiye ko wakwinjira mu nzu yanjye, ahubwo uvuga ijambo rimwe gusa umugaragu wanjye akire. Ni kuvuga ngo afite ukwemera, ntabwo akeneye ko Yesu arinda kumukoraho. Aravuga ngo vuga ijambo rimwe gusa, nzikura umukiza, umugaragu wanjye arakira. Sinzi ko muri twebwe hano twabasha kuvuga ibyo ngibyo. Niba turimo, Imana isingizwe, ariko gushidikanya nzi ko nako kuturimo, Niyo mpamvu rero kuzamuka kwacu ku musozi tugomba ko turi bwongere kumanuka dufite umugisha, kandi dufite ukwemera kudasanzwe, kwa kwemera kudashidikanya tugaragarijwe n'uyu musirikare. Uyu musirikare ufite ukwemera nawe kandi yari afite abategeka, ariko ageze imbere ya Kristo aca bugufi rwose. Aravuga ati ibyo uri buvuge nzi ko biri bube, sinkwiye ko wakurinda kwinjira mu nzu yanjye. Bavandimwe rero, muri kino gihe twitegura ihindukira rya Nyagasani, dusabe ukwemera kudasanzwe, dusabe ukwemera kudashidikanya, ko gutegereza dusenga, ko kudahugira mu byacu gusa, ariko n'uwo mwanya duharira Nyagasani tuwubone. Buriya nunaho umwanya Nyagasani, n'imirimo yawe yose izagenda neza, kuko
iyo mirimo uzaba warateganyije, gahunda uzaba warateganyije zizahabwa umugisha n'uwo Nyagasani, kuko uzaba wiringiye umwami w'abami uruta abandi bose. Dukomeze dusabe rero tuzirikana kugira ngo uwo munsi ntuzadutungure, uwo munsi wa Nyagasani ntuzadutungure, uzaba umunsi ahubwo w'ibirori. Aho kuba umunsi wo gukuka umutima, uzaba umunsi w'ibirori, kuko tuzaba twaramwiteguye, kandi koko twabonye ibyo yadukoreye. Ntabwo tugomba kugira ubwoba, icyo tusabwa gusa ni ugutegereza dusenga kandi twemera. Nyagasani Yezu nabane namwe.